Abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye, muri iyi minsi tumaze iminsi mikeya dutakaje bamwe mu bakiri bato biswe ngo ni abasitari. Hari umwe mu bakiri bato witwa Happy yaje kugira amatsiko y'imizi y'u Rwanda y'ibyo mvuga, antumira kuri channel ye. Byaranshimishije cyane, ambaza impamvu bariya bakomeje kugenda bakiri bato. Ngerageza kumusobanurira, rero rwose twakoranye ikiganiro, inshuti zanjye n'abakunda imizi y'u Rwanda. Hari ikiganiro twakoranye, channel ye yitwa Rebero TV, muzayisure muri icyo kiganiro. Ndaza no kohereza link imwe mu akalinki kagaragaza ikiganiro twakoranye. Ni ukuri twakoranye ikiganiro cyiza kandi naramushimira, cyari mutoya. Abakiri bato mu mugane kandi munagana imizi y'u Rwanda, munamenye n'impamvu murimo kugenda mukiri batoya, kandi umuryango wari ukibakeneye. Burya gusubira mu muco bituma mutazima mukiri. Murakoze cyane.